Uyu munsi ngiye kubasonera filime y'Amerika yasohotse mu 2011 yitwa Final Destination igice cya 5. Murakaza neza ku gasotabiri. Sama datinze itambutsa sheri we gusa agiye kwambuka yumva ijwi rya Olivia riri gutabaza ahita asubira inyuma ajya gukiza Olivia ari wabuze rinete ze. Sama yese afata Olivia ajya kumufasha nayo kwambuka ikiraro. Olivia utari uri kureba neza agezemo hagati kiraro gihita gitangira kunyeganyega bituma Olivia agwa mu mazi. Ku rundi ruhande maze baragenda bahungira ku gice kimwe cy'ikiraro, ikindi gihita kigwa mu mazi cyica abari bagisigayeho bose. Twese Sama yese ajya kuri polisi ajya kubazwa uburyo yamenye ko ikiraro kirasadukamo kabiri, gusa Sama abwira Afande ko yagize yerekwa ko nta bundi busobanuro afite. Akanya yese yinjira ungirije Afande aranje amubwira ko ikiraro cyubatswe nabi ko ibyawe byose byatewe n'umuyaga. Afande aranje rekura Samu gusa amubwira ko atamwizeye ko azakomeza kumucungisha ijisho kumutindaho. Kuri uwo mugoroba batwira kandi Tsanga kujya muri gym abwira Peter ko atameze neza, gusa Peter ko azi ko amarushanwa ya sheri we yegereje ahita atangira kumutera imbaraga amubwira ko agomba kwitoza bwa nyuma. Kandi akimara kumva amagambo ya sheri we yahise yinjira muri gym, arangera agenda abwira coach we ko muri gym hashyushye cyane amusaba ko bacana za air condition. Umutekinisiye yahise acana za air condition gusa ntiyamenya ko zifite ikibazo, kandi atwika iburo riva kuri air condition rikagorana kandi arimo yitoreza. Kubwo amahirwe kandi arangiza imyitozo yatari kandagiye yongeye guhindukira ahita akibura. Ku munsi ukurikira batwereka Peter gusanya inzoga n'abagenzi bagira ngo yibagize urupfu rwa sheri we. Baranje batwereka na Isaac ari ku meza abagenzi bapfuye arimo ashakisha ibintu byo kwiba. Muri akanya Isaac yahise abona itike kujya kwikoresha massage. Isaac n'amatsiko menshi atajya kuri adresse. Tweka Isaac yamushyiraho inshinge zigabanya uburibwe. Iburi ishyushye ryese rigwa kwisomera itangiza umuriro. Isaac agejeje gutabaza ntibamwumva